Imwe mu modoka zigendana na Perezida Felix Antoine Tisekedi kuri uyu wa kane itariki ya 8 Ukuboza ahagana mu masaha 11 z'umugoroba yagongeye umumotari hafi y'ibitaro byitwa Kinquateneil. Izi modoka azerekezaga kuri Boulevard yitiriwe itariki ya 30 Kamena mu gihe umumotari warutwaye uwo mukiriya yageragezaga kwambuka Avenue de Liberation nk'uko tubikesha mediacongo.net. Iyi nkuru ivuga ko imodoka igenda imbere ishinzwe gushakira inzira Perezida ariyo yagonze umumotari n'umukiriya we ku muvuduko mwinshi. Abagonzwe bakaba bahavunikiye amaguru mu gihe wari utwaye imodoka yakomeretse gato ku rutugu. Abatangabuhamya bamaganye byimazeyo imyitwarire y'umumotari wafashe icyemezo cyo kwambuka umuhanda kandi yabonye imodoka za Perezida zirimo kuza ku muvuduko mwinshi. Reka adukomereze mu yandi makuru. Reka atunyarukire mu gisata cy'imyidagaduro. Bruce Melody na The Ben bagiye kwifatanya n'ibyamamare byo muri Uganda mu gitaramo cy'ubushuti. Abahanzi babiri b'Abanyarwanda Bruce Melody na The Ben bagiye kwifatanya n'ibyamamare byo muri Uganda mu gitaramo kizabera mu mujyi wa Kampala. Iki gitaramo cyahawe izina rya Kigali na Kampala, kizabera ku kibuga cy'umukino wa cricket icya Rugogo ku gatandatu tariki ya 17 Ukuboza 2022. Abo biteganijwe ko bazakitabira barimo Bruce Melody, The Ben, Wakebenda, Cindy, Isanyu, Dadi, Adre, Reggie, umunyarwenya Patrick Salvador, umubyinnyi Valentino Ricardo Kabenge ndetse n'abandi. Mu kanya gashize Bruce Melody amaze guteguza abakunzi be ko azaba ari muri iki gitaramo, asaba abifuza kuzakitabira gukomeza kugura amatiki. Ati uyu ni Bruce Melody nje muri Uganda mu gitaramo cya Kampala kizabera kuri Rugogo Cricket Over itariki ya 17 Ukuboza. Iki gitaramo kigamije gushimangira ubushuti bw'u Rwanda na Uganda bwari bwarahungabanye kubera impamvu z'umutekano na politike, nyuma bikaza kwiyunga. Abigizwemo uruhare rukomeye n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba. Ikaze.